Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nibyo Byiza Marie Chantal, nkaba ndi umuyobozi w'iri shuri ryitwa Ecole d'Oretoire. Nkunda nyina wa mama n'umusatsi wera ku mutwe n'akabanda acumbagiriraho, ndagukunda kurusha abandi. Reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi. Nizere ko mwese mumeze neza kandi mushima Imana. Rugira rugena byose twebwe ino mu Rwanda niyo twiringira kandi niyo dusaba ubuzima bwacu bwa buri munsi, kuko tudafite Imana nekereza ko bitagenda neza. Mu nkuru n'ibiganiro tubategurira dushimishwa yuko mudukurikira, cyane cyane aho mwumva mukwiriye gushyira inkunga cyangwa se amaboko yanyu ibiganza Imana yabahaye mukabishyiraho. Tubereka inkuru zigiye zitandukanye, ntabwo tujya kure y'abana. Ngira ngo murabizi iyi ni Umwana TV. Uyu munsi turi mu kigo cy'ishuri, ni mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Muyumbo. Mu kanya tugiye kuganira n'umuyobozi mukuru w'iki kigo. Ni ikigo kirimo abana batuye muri kino gice, yewe ushobora no kuba uri kure ya Kigali ariko ukaba nawe uvuga uti jewe mfite transport cyangwa uri hano muri Kigali nk'ibice bya za Kabuga n'ahandi, ugafata imodoka ukazana umwana wawe. Umuyobozi w'ikigo araza kuhaturangira, ariko cyane cyane icyo tugiye kuganiraho n'uburezi n'uburere bwo muri kino kigo. Reka tubanze tumwakire mu mazina ye, atwibwire, hanyuma byinshi turagenda tubigarukaho. Yego, murakoze. Amazina yanjye nitwa Nibyo Byiza Marie Chantal, nkaba ndi umuyobozi w'iri shuri ryitwa Ecole d'Oretoire. Okay.
Gigi, esta m'a coûté, c'est que 1000 francs. Merci beaucoup. Au revoir. 500 francs. 5000 francs. 2000 francs. 1000 francs. 100 francs. Bomba chocolat. Bomba chocolat, bravo. Ok. Bomba chocolat. Bomba chocolat, bravo. Ok. Ok. Les pouces à l'avant, les coups derrière, deux groupés, les genoux pliés. Aha. Chicken chakaha. Aha. Chicken chakaha. Aha. Chicken chakaha. Bomba chocolat. Bomba chocolat, bravo. Ok. Après maintenant, c'est formidable. On arrive à présent et on rentre en sueur. Merci beaucoup. Au revoir. Bomba chocolat. Bomba chocolat. Bravo. Ok. Bomba kurumunda yamama. N'umusatsi wera ku mutwe n'akabanda acumbagiraho. Ndamukunda kurusha abandi. Iyo ngiye kumusura, ubwo nsura mutaha. Akanyakira nyinshi aturaho mwana wanjye. Iyo ngiye kumusura, ubwo nsura mutaha. Akanyakira Nyinshi aturaho mwana wanjye akangaburira namara kurya ntahaga akancira utugani twiza ni nanjye nyogokuru nkunda nzagusabira ku Mana izagwekurana ibihe byose amena. Bomba shokora. Bomba shokora. Bravo. Ok. Et je vais boire. Faire du jus à midi. Dora après avoir joué. Dites où de la bouillie le matin. Dire c'est pour les enfants. Mais attention à la vie. Bomba chocolat. Bomba chocolat, bravo. Ok. Qui prie c'est ni tête, ni patine, Mais voilà. Bomba chocolat. Bomba chocolat. Bravo. Ok. Bomba chocolat. Bomba chocolat. Bravo. Ok. Misérable, viens. Ok. Nommé. À haute voix. À haute voix. La roue, la brouette, la machette, la mascarade, le râteau. Oh, bomba chocolat. Bomba chocolat. Bravo. Ok. Ok, c'est qui? Feva. 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 Ça c'est quoi? L'éléphant, Et ça c'est quoi? le girafe, Et ça c'est quoi? le serpent, Et ça c'est quoi? le lion, Et ça c'est quoi? le Bomba chocolat. Bomba chocolat, bravo. Ok. Bomba chocolat. Bomba chocolat, bravo. Ok. Couleur. Le noir, Et ça c'est quelle couleur? le rouge, Et ça c'est quelle couleur? le jaune. Bomba chocolat. Bomba chocolat, bravo. Ok. Bomba chocolat. Bomba chocolat, bravo. Ok. Manzi. Où est Manzi? Si ça vous donne un- Manzi. Vas-y. Venez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Bomba chocolat.
Médicaments pour soigner les malades. Les béquilles et ambulance pour transporter les malades à l'hôpital. Infirmier maman Bobo chocolat. Cérémonie. Nous aimons beaucoup cérémonie. Ok, bonbon chocolat. Bonbon chocolat. Ok. Goda doctor. Merci beaucoup. Iki kigo ukuntu cyaje natangiye nigishiriza abandi ariko nkumva mfite impano yo kurera ngiyumvamo nk'impano numva nkunze abana ndavuga ngo ariko nanjye ndumva nakwagura ibitekerezo byanjye nkagira abana nkumva nashinga ishuri noneho nkarera abana natangiye mfite abana 40 ariko ngize abana 80 ababyeyi barishimye cyane cyane ariko nigisha mu rurimi rw'igifaransa
nirwo nigishamo. Iki kigo cyanjye kimaze umwaka umwe, ariko uko mbireba ndabona gifite viziyo, kuko n'ababyeyi muri iki gihe mu cya gatatu baracyazana abana bakabazana hano muri Ecole ngo tubarerere, kandi ubona bishimye namwe nk'uko mwabibonye, kandi nanjye birushaho kunezeza cyane kubera ko inzozi zanjye ndi kujya nzigeraho. Ndangije kwiga uburezi, nakoze mu kigo cya Ecole primaire Mataba i Karongi, nimutse 2015 nkomereza uburezi bwanjye mu kigo cyitwa Doctrina Vite. Nakivuyemo nagikozemo imyaka 7 nkivamo nanjye noneho nshinga ishuri ryanjye, kuko numvaga mbyiyumvamo iyo mpano nyiyumvamo. Abana biga hano muri Ecole d'Oretoire baturuka mu mirenge itandukanye. Hari abaturuka hano mu murenge wa Muyumbu, hari abaturuka i Kabuga, hari abaturuka ahitwa Ruhanga, hari n'abaturuka i Murehe hafi yaho nakoraga, niho Doctrina ikigo nakoreraga. Abana baho batuye Murehe nabo harimo abaza kurererwa hano muri Ecole d'Oretoire. Ubundi ushaka kuba inshuti y'umwana wisanisha nawe, yasimbuka nawe ugasimbuka, ukamuterura ukamubebeza, yakunama nawe ukunama. Umwana biramushimisha cyane. Hari n'abaza tukabaterura bakadufata ku mabere, abandi bati dushaka nono. Barumva binshimishije kuko umwana iyo umubyeyi amugejeje hano muri Ecole d'Oretoire akamushyikiriza akajya mu gituza cya mama maîtresse, aba yumva n'ubundi ari kumwe na mama we, kubera ko tuba twisanishije nabo, twaberetse urukundo, twabasekeye, twababebeje. Mbese abana bataha n'ubundi bakishimye, tukongera tukabageza mu maboko y'ababyeyi baseka. Ikigo cyacu ni gito, itangira ryacu ni ritoya, ariko nk'uko mwabibonye abana nubwo twigira ahantu hatoya, abana mwabonye ko bafite ubumenyi bugiye butandukanye. Wabibonye ko bagiye bakubarira amafaranga kuva ku 500 bakageza ku giceri cy'ijana, bagiye bakina imikino itandukanye, mwabibonye. Ariko ndabizi neza ku itariki 13 maternelle ya gatatu izaba yarangije, bazaba bambaye tubaha n'amasertifika, tuzadufite umunsi mukuru. Uzaza urebe uburezi bufite ireme bwa hano muri Ecole. Amarembo arakinguye, n'uburezi budaheza. Uretse umubyeyi gushaka agasabune ka mwarimu, ariko ubundi abana bose bariga kandi mu mutuzo n'umutekano no mu mahoro. Ababyeyi bafite ubwuzu n'ishema ryo kurera muri Ecole. Ndabizi barampamagara bati mu kwa 9 tuzaguha abana. Ubuzima bwanjye bwose ni ku mwana. Yego, ndatanga nimero ku bantu bazampamagara cyangwa bishimiye uburezi dutanga muri Ecole d'Oretoire. Nimero zanjye ni 07 88 72 58 41. Yego, ababyeyi banje kubashimira. Ababyeyi dukorana neza, babonye ko hari umurezi ugiye no kwibaruka, ni n'umugisha mwinshi. Ubwo rero ako gasabuni iyo kabonetse kakabonekera no ku gihe, mwarimu nawe arushaho kunezerwa. Ni motivation ya mwarimu. Wabibonye ko hari n'umunyamahanga dukoresha, yatashye akagaburira umuryango we, arushaho kwishima no kugira umuhate wo gukorera kurera igihugu, akarera aba bana, kuko aba bana si uwanjye si n'uwawe, ahubwo n'uw'igihugu n'abanyarwanda muri rusange. Tubashimire bakunzi b'Umwana TV, tubashimire cyane ku ruhare mwatugaragarije muri kino kiganiro. Twari twasuye ikigo cyiza cyane hariya mu karere ka Rwamagana, ni mu murenge wa Muyumbo. Umuyobozi w'icyo kigo twaganiriye byinshi, cyane cyane aho yagiye agaruka ku mateka ya kino kigo, yatubwiye n'uburyo nawe abikunda nk'umurezi yarabyize. Ikindi nuko yagiye adusangiza ubufatanye agirana n'ababyeyi, cyane ko murabizi buriya iyo uhari n'umurezi akaba hari byose bimera nk'amata abyaye amavuta, u Rwanda rugakomeza gutera imbere.
mu kuganira nawe rero yakomeje avugaho ikigo giherereye n'imirenge ndetse abana bagenda baturukamo, yasobanuye aho kiri. Ushobora kuba nawe wabonye abana ukabishimira ukavuga uti reka nanjye nezezwe nuko najyana umwana wanjye muri kiriya kigo. Yavuze rero nimero ze za telefone, ibijyanye na minerivare cyangwa se agashimwe k'umwarimu, ibyo ni ibanga rye, muzabiganiraho biba ari byiza. Ikindi nabibutsa mu magambo make, ni byiza ko mujya muzana abana bagatangira mu bigo by'incuke, kuko agera igihe cyo kujya muri primaire ameze neza, yaracyaye mu bwonko. Abana ba hano mwababonye ni intyoza, bagiye bakora byinshi bitandukanye, mwihereye amaso yanyu. Ntabwo nasoza rero ntatanze message cyane cyane ku bantu bahohotera abana aho muri hirya no hino, mucire birarura. Ikindi mwibuke kuzigamira abana banyu muri ejo heza, ikigega leta y'igihugu cyacu yashyize imbere. Iyo bifatanyije no kumujyana mu ishuri byose bigenda neza. Reka mbashimire rero, ngewe nk'uko bisanzwe nitwa Emmanuel Kanani, twari mu kigo cy'ishuri.